turazumvise nubishobora Imana igushyigikira ubishobore ibi byitwa imihanda cyangwa YouTube channel cyangwa social media ubiveho Imana izaguha ibindi ukora Imana izaguha urundi ruvugiro ifite imvugiro nyinshi neza atandirenganya urumbaje ikibazo icyo nabwira Mutesi nuko koko yabikomeza Imana ikamufata cyakora uko mubona no gusezera bizamugora ata muzajya yumva yasigutse yavuze nanone kandi muravuga bisegera abo baza Mutesi yava kuri media yaba byagukundiraga ariko bwo yabyanzuye ubwo yabivuze akabitangariza ku isi niko yanapfukamye arahirimbira kwisi ubwo abivuze arabikora ubwo Imana igushyigikire abishobore abiveho niba bigize ku rwego abantu babwira n'amagambo kubera bintavuze amagambo akomeye ndikumva harimo n'ibyagira n'inzego zibijyamo zibishinzwe kwitana abantu inzoka abo nashaka kubijyamo yamuna uko kabyarawe muri ibi bihe ave rekeraho gihorere kandi ngire Mutesi nkuko mbwiye kandi namubwiye nawe n'umuntu uzamubwire ko ari nicyo itekerezo singimuhaye niwe mwanzuro yafashe ahubwo Imana nimushyigikire muri uwo mwanzuro utuze je mu rusengero uvugiremo usenge wigishe ubwirize utahe ariko imihanda yatangiye ahubwo ari kunyerera none ubu ntabwo ari ikiruta kunyerera ni iki ikintu kihari no kunyerera yacitswe nk'inkambo nicyo namubwira ikibazo wumbajije nicyo namubwira urakoze cyane reka twende kumutindaho Pastor Mutesi n'umuntu uzwi muri social media ariko kandi reka aryohera abayutubazi cyane kumuvugaho biroroshye nimba ari ijwi rye nimba ari izina rye yaba yabaryoheraga ariko banamukunda none se ubwo wandika izo message wese so kuri YouTube biri gusa umuntu umuzi ufite ibyo bavuganaga yabaryoheraga niba abinjiriza n'amaviews hazara abagira n'amacano yafatishije ntago ari nk'iyanjye nani yenda zitaramenyekana hari ubwo wenda nabinjiriza koko n'amavi baba banamukunze se byibuze nibura babyibuka ko abinjiriza ngo banamukunde bareke kuma izo comment ama message y'ibitutsi byibuze ibaza ariko niba koko wenda atuma abantu bareba wenda bakana views ariko banyira amacano aho kumukunda bakamubwira amagambo nkayo akina byari ibintu abina kabisha izo mvugo ziraremereye ntabwo ari imvugo zikwiye nuko cyakora Imana ishiwe ko yahishe uwazimubwiye waramuzi abigumane guteka izo mvugo zirakabije ntabwo ari imvugo y'umuntu reka tugaruke kuri Asiya biravugwa ko agiye gushaka mu diaspora aya makuru yawe yazi ahubwo kagira inkuru urayazi wowe kandi ngo Pastor Mutesi abavuga ngo niba mumuranye diaspora ni ibise byandagaye ejo cyane ibindi bishyashya nagiye ngo ibingibi ariko ubundi abantu bazanasobanurire ngo diaspora ni muntu ki nahise uyu bavugaga n'umuntu n'umva bavuga ngo yaje ngo ari n'umuntu nuwa igihe cyisha bari ino ikindi akaba mu diaspora ni muntu ki ubu numvise ngo nava ngo ari Pastor TV nta ujya kuri YouTube wese yarabyumvise ese bira ko mbona ngiye nkurikiye n'imvugo numvise ariko zabo hari amaudio yakinwe kuri channel y'Ikaze TV hari ngo muri kuvuga ibintu nawe bikwera ibyiza tagira ungenda nakundi ko ndumva hari audio ziri zakinwe kuri Ikaze TV Asiya wavuze avugana n'uwo Pastor TV umvaga ryo kubana ntabwo ngiye mbona ko byari ibintu bifite ingufu cyangwa biremereye niba ari n'ibyari hagati yabo wenda bafitanye urukundo ariko ngiye nkurikije audio numvishe ya Steven na Asiya bavugana nge ntabwo mbona ko kubana kwabo kwari ikintu gifatika gifite ireme cyetse nayo twebwe wenda dufata ibintu tukabiha imbaraga mu mivugire yacu amano yitumisha no mbona hari igihe abuko umuntu yafashe title ya kwisa kugira ngo n'ibindi bifatika bikomeye ariko ngiye nkurikije iyi mvugo numvise zabo bavugana bombi nkibona nta n'umubano ufatika wari uhari nta determination bari bafite nta mwanzuro nta gahunda bari bagafashe cyakora baravuganye baricaranye se baraganiriye se barabivuganye se ariko impamvu nayo nikanze nuko hari ikindi gihe nize kwitaba telefone kuko maze gusubiza abantu bambaza ku bya Asiya nk'inshuro 3 cyangwa 4 bakabaharuze kwigurira ngo koko ngo hari umunyamerika ugiye kumujyana hari n'abari bigize kumbaza ngo ese ko ngo yaramujyanye hari n'ibize kumbaza ngo ko se koko ngo yataye abana
bakunzi ba Shalom TV 195 tubashoje tubifurije amahoro y'Imana. Mbibutse ko iyo ukoze Shalom TV bita ujya kwikamba TV, nivuga ngo iyo televiziyo yanjye ifite amazina abiri, harimo Shalom TV hakabamo n'Ikamba TV. Imana rero ibaho umugisha, nujya kwikamba TV ntago uzawayobye kandi uhagera kwakira kuri Shalom TV ngo byoroha. Imana iguha umugisha wowe unteze amatwi. Nongeye goroka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko kandi tuganire n'umutumirwa wacu. Dufite byinshi tugambiriye kubagezaho muri uyu munsi cyangwa se kuri isaha, mwebwe abakunzi bacu. Twibutse ko iyi televiziyo yacu irebwa ku isi yose, ariko mu Rwanda amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba bwaryo, mwese twifurira muri Imana ndetse no mu mujyi wa Kigali. Turabakunda kandi namwe madukunda, ibyo turabizi. Ariko sawa cyo twamuka n'impaka tukagera mu mpande enye z'isi, duhera muri Afurika kuko niho tubarizwa, tukamuka tukagera i Burayi, namwe tubashuhuje tukagera no muri Amerika ndetse no muri Aziya. Imana ibaho umugisha. Muri Aziya dufite inshuti nyinshi zidukurikira, i Burayi naho zirahari, ndetse no muri Afurika ndetse no muri Amerika. Imana ibaho umugisha. Reka nsuhuze Theo inshuti yanjye cyangwa se Kazungu uri muri Korea. Imana iguha umugisha. Ntabwo mperuka kugusuhuza, ariko uyu munsi numvise mpatwa kugusuhuza. Gira amahoro y'Imana, kandi muri urwo ruganda urimo urakuramo, Imana igiye gukomeza guheramo uwo mugisha, kandi ukomeze gusenga, ntuzegere ucogora gusenga no kwemera Imana nk'uko wabikundaga, ubikomeze. Imana iguha umugisha. Bapasi n'abahanga bo muri Amerika tubagushuhuje, ndetse na Emery Pastor Emery nawe tubagushuhuje ngo muri Amerika. Imana iguha umugisha, kandi Imana igukomereze mu buntu bwayo. Mu isero dufite inshuti, namwe tubifurije amahoro y'Imana. Mwebwe ngaho muri Israel, Pastor Gasana twifurije amahoro y'Imana kandi kugubwa neza, ndetse na Yasoni inshuti yanjye nkunda cyane. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikugwirize imbaraga. Wageze aho Yesu azamanukira, tuzaza tugusangayo ngo hari ofisi Yesu azaba afiteyo. Nuko ubwo nituhagera uzadutambagiza aho ngaho mu Israel, kandi ndabizi ko udusagiza amakuru yaho. Imana yagiye gukomeza guha umugisha. N'abandi bari muri Afurika mwese ndabashuje, ba Josiane, inshuti zacu cyane ngaho za Kampala, bose mwese ntabwo navuga amazina barondore, muri benshi. Imana rero ibaho umugisha. Nanjye ndabakunda kandi ndamahoro. Mwongeye avuze ngo ubwo nguwe neza ndatunganiwe. Reka tubwira duteze amatwi batubonye bwo bwa mbere, kugira ngo mukore subscribe ndetse ko ari ukugira ngo no kuya duteze ikiganiro mujye mutabibona, no kurashira ku nshuti zanyu kugira ngo mudufashe kugeza ibiganiro dushira aha ngaha, kugira ngo buri muntu wese agubwe neza. Imana ibaho umugisha. Turi kumwe n'umukozi w'Imana rero mukunda cyane. Ubushize twababwiye ko yakoze agisida agendera mu mbago. Uyu munsi twaza kureba ukuntu tubigenza mu bibone byose, ariko kandi Imana yaramurokoye aracyahumeka, kubera ko yari afite inshingano zo kuganiriza abantu ibigendanye n'ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro byubaka ubugingo bwa benshi. Urahuriza abakozi b'Imana? Ndaho cyane ndakomeye. Uri amahoro? Ndamahoro menshi. Umwami Yesu akunda ndamahoro. Umwami Yesu akunda uri amahoro. Mwenye yavuze ngo nguwe neza ndatunganiwe. Nawe uguwe neza uratunganiwe? Yewe nguwe neza ndatunganiwe. Kandi cyane. Abanyarwanda ba kera baravuze ngo kuramba ni ukuramuka. Kuramba ni ukuramuka. Burya iyo uriho, iyo uhumeka, byose bigishoboka. Ariko ubuzima tinzi inzara, nzi guhangayika, nzi kumwenda, nzi iminsi maze gusirajya mu bitaro. Nabanye n'abantu mu bitaro batagira babagemurira. Bavuye Cyangugu, bavuye Gisenyi, abantu kure bakabura babagemurira, bagatungwa n'agenda bagira neza bazano. Nta gatunda yabona, nta mugati yabona, akaryama ku isima, umurwayi ararwaye ibonera genda babara. Wibetse wo kugira ngo ibirombe byaza ngo mbanye miliyoni ya na 20 yanjye sinjye nyarya nyine.
ntangaho bitanga bari uzi icyo nashaka kumenya nashaka kumva ko byibuza wavuga uti nahera kuri murumuna wanjye nahera kuri mukuru wanjye nahera kuri mushiki wanjye wasigaye mu cyaro vuba none njya numve ko wavuga ibyo nibyo nanjye nirinze kuko bimeze nk'umutego nabwiye nimvuga ngo nabanza kanaka kandi wenda yantanga kubona icyo kirombe yantanga gukira uburunge nta kanaka mfite nta mwene wacu ufite ntawe twiganye abanyamibabaro n'uyu mwanya wampa umuntu ntasonze mbizi mbireba uwampa umuntu yambara ubusa mbizi mbireba icyampa ubushobozi bwajya bikemura ibibazo nabikora kuko n'ubundi ni impano yanjye n'uyu mwanya ndabigerageza muri bike mfite bisangira n'abandi. biravugwa rero ko iyo abantu bageze ku gafaranga usanga binyufura umwambaro wa kavukire wabo ugasanga abo bavukanye barumuna babo bakuru babo ndetse n'ababyeyi babo ntibashaka ko hari icyo babamarira ugasanga bongeye gukiza abandi batanazi biterwa na satani n'abadayimoni ugasanga ufite imirimo ahubwo muhamagara umuvukane ubaha akazi ahubwo urimo gutanga muhano yewe nzi n'umuhanzi simuvugira kuri kamera kuko uranamuzi n'abantu bose baramuzi yageze n'i Kigali akajya avuga ko nta nyina afite akora n'ubukwe abihisha nyina wamubyaye wamuhaye ibere ariho nyina arabimenya arabiperereza azana n'abandi babyeyi baturanye bakundesha agahiyasi kari kakibaho n'uduseke n'ingori urugori rumwe rwo mu giturage rwo mu gikenyeri rwa kera baraza bagira mu bukwe urumva neza nzi n'undi wari umuvugabutumwa aranakomera mu gihe cye 97 n'umunani yarakomeye mu Rwanda afite ijambo yakirwa avuga ko ari imfubyi yamaririje ko nta se nta nyina nta murumuna nta mukuru akora ubukwe nanjye bango bwabira nawe ntatwikurura byinshi akora ubukwe yavuga ku Kibuye umushoferi utwara tagisi aza kuzabwira umusaza kugira ati wa mwana we yakoze ubukwe isa tuzaperereza ahantu atuye uzahambwire ise ku Kibuye wa mushoferi utwara agahiyasi kera bavugana umunsi umusaza ashaka ibitoki byo mu giturage babizi amateke imyumbati utuntu twose twiza umusururu utuntu two mu giturage araza shoferi yarapeje wa mwana atuye mu Gatsata zaraza noneho kugamahirwe basanga umugore n'umugabo bose bari kubaherutse ku bana bose barikira abageni baraho ibyo mbikuye herero ibyo bintu bibaho mu kera twarabyumvaga ko bibaho n'uyu munsi bibaho murakagirwa umuryango ngo wahengera ebyiri z'abana icyo kwafite ababyeyi kandi babafite hari n'urugero bajya batanga umubyeyi ngo wahiye ari guhisha umwana ari kurokora umwana nyina ngo arashya mu maso isura yahinduka irizingazinga ariko abundikira ngo akana ariko ngira ngo nifasha nyigisho n'igitekerezo ariko umuganga ugana kariho ariko umukobwa ngo akajya akunda gutereka abantu uwo nyina kubera ukuntu yarameze nabi mu maso ariko rimwe sinzi niba kuri swa bikurikiranya umukobwa aza kuzamenya icyatumye nyina isura imera kuriye ngo yarariza amarira cyane atangira gushyira nyina ahagaragara aramukunda amwereka bavandimwe rero ntabwo ari byiza kwirengagiza aho wavuye iyi si se ashaka kubona nawe nta formire igira nawe dushatse twari twibanira neza nyamara hari igihe umuntu n'iwacu hariya mvuka mu cyari kumwe n'ikintu yari muri kwiga niyo kavukire yanjye nzi umugabo njye nawe twasangiraga ikigage cyaguraga 10 amafaranga 10 cyera muri 89 kunywesha umugabo cyangwa kunywesha igikombe kimwe bikibaho tugasangira njye nawe nyuma jenoside rero yakorewe abatutsi arakira abona inote pe ariko nivuga inote wumva inote yafite imodoka zirenze 8 zari hejuru 8 uzi ko yasanze ahantu i Kanombe akabaza ngo ariko ngo wayisanga ko nakumenye mwarasangiye nyuma rero impanga iyi situation tutazi yumve neza ntawe nifuriza ibibi ibihe byarahindutse za modoka zirashira amazu yose arashira pe
yarasigaye ahabwa rifite n'abagenzi be akaba yamusomya arakina hasi y'umukene wandi wasaba ko ati wampaye igihumbi. Ubuzima bwo mu isi burahinduka bijya iburyo bikajya ibumoso, cyane cyane ibintu by'ubutunzi byo njye mbyita umushyitsi kandi ushobora gusura umuntu wese. Ibintu by'ubutunzi n'umushyitsi ushobora gusura kanaka iwe akahatinda akahamara igihe aho kazasura n'undi akazaza, ni ibintu byinjira bidakomanze ngo bigata bidasezeye. Rero kugira ngo umuntu cyangwa yiregesa n'umuryango umunsi bere rimwe akene kandi ufite uburyo bayamuvande batuje twise hagetse ukumva faruko kabyana none Bazana n'umukire umwe arambwira ati buriya abakire uko mutubona ntabwo twirengagiza abakene, ahubwo abakene baradutinya bakaba batatuvugisha mu gihe twebwe tuba mu bizinesi tuvugisha abo tungana iki byose, ugasanga wa mukene arimo aratinya kuduhamagara kutubeshe. Niwe watumye bamutinya, niwe witinyishije. Reka ngutangeho urugero. Wafukiye umujyi wa Kigali? Wafukiye ntuhazi? Ntuhazi? Aho ndi ahari? Aho mwiganye abana mwiganye ntubazi? Aho mwakiye umupira ntubazi? Hanyuma wowe kutajya ngo basuhuze urajya mu telefone bagukuye mugamagare gute? Kutajya niba ufite iyo modoka ihenze. N'urugero ntanze nyine ngo ndi kuvuga kuri abo bose kuwakubwiye ibyo. Sibyo? Uwo wabivuze niwe wabitinyishije. Niyo agiyeyo asuhuza guhera ku muzi w'akagari gusa. Ubwe yagiye ashaka abana biganye atisha urabo arabahobera atisha dore nimero zanjye mujye mumagara rwose urahura komeye uracyabaho. Abasanga bari guhinga mu mirima arabahobera, abasanga aho bariyo abagiye kumwera mu tubari tumwe bitadagaswi atisha kana urahura komeye ushafari ngishanda kwibuka rwose mbi Kigali ntuyaha si ujya gasuza gitifu umurenge gusa, sibo witinyisha udashaka kubona mureba ya icyo yarakubeshye. Ahubwo niyo bamuvuga akabona nimero harama nimero azi afite nuko ateye, iyo abonye nimero iyi ntayita hari abantu batajya bitaba nimero iyi akareba mu wakabyihorera yanamenya ko ari we akayiboroka. Uzi ko ari abantu bamburutse nanjye ubwanjye kandi ntacyo basaba. Ndabaza abantu bamburutse tunasengana mu rusengero rwacu, ntashobora gutelefona ngo bikunde, ntashobora kwandikira message ngo bikunde, ihitega bakabikangirika ngo esheke kandi nafata nimero nkamwandikira kabona iragiye na telefone nimero yawe kabona birakunze ayerese nifata ndikerera hari telefone zitinya, hari nomero zitinya abakire ubwo ziboro ku bwazo kubera ko ari abakene izo zabo bantu bageze nizo ziborotse inyine ubwiyawe no yiborotse iyanjye niyo ibigiborotse kandi bo bamuhamagaye y'ikure inimero ubwayo ubwo bihugu biri ntacyo birenganya arabeshye ngo yariborotse kandi nanjye yayiborotse simuzi. Rero ariko kimwe cyo kimwe ari ibyo by'isi n'ibyo hari ibiye cyo amakinamico cyangwa yuko amakinamico cyane ndayumva ibi turi kuvuga bijya bibamo umuntu abantu bose akababwira nabi akabasuzugurana aho bapfushije ntajyeyo yagira kugira baza ndakohereza udufaranga aho ngaho kandi umuntu n'ubukenewe iyo bapfushe nabakina amafaranga akeneye kugira ngo komera ukabona nati ihangane mukicarana kuko se upfushije abantu bose bakwiriza amafaranga bose ukayabona menshi byagenda gute? Guhamagara bagufasha ukabishyura ugamagara abasore ku muhanda bari igihugu kibaho bakodesha n'amarira bakora kubakodesha kandi ngodesheje nari kuko wagishyuye agakodesha no tuvuze ko bakarira cyane nta kaga rero akabaye barira barijijwe n'ubapfuye atari umukundi abona karira koko ababaye. Rero burya ahantu hari ibyago hari ibibazo haba hakenewe umuntu kuruta ibintu. Rero icyo mbona muri iyi si twaba twiye kwicira bugufi tukabana amahoro tukabana neza ku musozi aho turi abakiri abakene tukabana neza. Cyambabara cyane mbona nk'imodoka umuntu yaranditseho handi bandika amagambo ngo Yesu ni byose, Yesu niwe wabimpaye kubera Imana n'urukundo, agasiga umuntu anyagirwa ku nzira. Imodoka yanditseho ngo Yesu ni byose, Yesu ayiguhaye usize abantu banyagirwa imvura iri kugwa urabibona ubasize banyagirwa. Muri iryo jambo burya warukwiriye kurisiyo ntabwo rijyanye n'ibyo ukoze. Imana n'urukundo ariko we ntabwo ufite uciye ku mugore utwite ku nzira agiye kwa muganga arahagaze arigora urabibona imodoka irimo umwanya ufite assurance uramusize. Imana n'urukundo bisibe ntabwo bijyanye n'ibyo ukoze. azo ko ni nyari futi
iyi futi narayitinya nanjye sibyo ngo yitinyuke mvuze gusiga abantu banyagirwa ndetse mvuze rifite cyangwa uzi ko umuntu yize kumara iyi futi bakanyambika amapingu kubera iyi futi wowe uvanga amasibi wenda wagezemo wiba nta n'uwabyivangamo warabase uragahariye ukavanga amasibi ubu turi kuri sije ivuga ngo gukomera ugakomeza bagenzi bawe utazamurwa ugakomeza bagenzi banjye mbabuza gufata rifuti kuko rifuti igihe yakoze ariko hari n'abo ufite yahiriye baviramo n'umugisha hari n'abayihawe bashiduka uyitanze n'uyihawe bafiyasanyije bararambagizanya baranabana hari uyaviramo umugisha hari abayihawe n'uwayihanye baraganira baribwirana basanga baranaziranye cyangwa umwe ahita afasha undi ntabwo abantu bose rero ko rifuti kandi nanjye sinabwira ngo mujye mutega cyangwa mujye muzitanga navuze ngo kwandika ku modoka yereka Imana ari urukundo ugaca ku mugore utwite yigorora ku nzira ahagaze mu cyakora ukamusiga ibyo bintu si byiza nicyo navuze ugasiga abantu banyagirwa waranditseho ngo Yesu ni byose navuze ngo ijambo zarisibe kuko ibyanditseho n'ibyo ukoze ntabwo bisa sinavuze no gusaba rifuti sinatetse kuyimana cyangwa kuyitanga bari bavugisha ko dukurikiye mbibuze ko tuganira na Valens umukozi w'Imana kandi neza yuko avuga amagambo ashimishije kandi afite n'impuguro nyinshi. Reka tugaruke kuri Valens inshuti y'Imana inshuti y'abantu. Reka tubabwire ngo Yesu arabakunda ariko kandi iby'Imana iba yaguhaye gerageza ugire n'abandi bantu uhaho kubera ko ngo uhaye umukene abagurije Imana. Tubibutse ko iby'Imana yaguhaye ntago ari ukubyikubira dufasha n'abandi. Bakunzi rero badukurikiye turacyari mu kiganiro turacyakomeje kuganira hamwe n'umukozi w'Imana Ziraziritse twavuze byinshi twaganire byinshi ariko kandi ndabizi neza ko wari inshuti cyangwa se wari umuntu wa hafi cyane wa pastor bitaga Inzahuke Theogene. Ndakeka byari byo muraziranye kuva hasi kugera hejuru mwarasangiye mwakoranye umurimo w'Imana mwaragendanye twibutsa abantu ko ari nyakwigendera ariko uvuga ariko sinzi icyo ushaka kumva icyo aricyo nicyo ugendereye ariko twarigendanye twaricaranye kuva ari umusore afite ibiro nka 50 cyangwa bitagezeyo twari tuziranye twicarana tugendana yari inshuti yanjye kugeza ku munsi yaviriye mu mubiri yari inshuti yanjye rwose nicyo urakoze cyane kutubwira ukuri yuko wari inshuti ye cyane ndetse magara kandi hambere ahangaha umaze iminsi utuganije ko hari igihe twakuranye tuvuga kuri Pastor Mutesi n'ibyamuvugagaho nawe ngo muraziranye cyane kugera umbazara ngo muraziranye ibi nicyo bita kumenyana n'iki ubuke ko nanjye nawe tuziranye utaza kugira ubundi buryo byumva tukumenyana n'umuntu Pastor Mutesi uvuga ngo mbese Mutesi yes uwo kanijeho cyane kuri YouTube cyane cyahataje ukanyuza ubwo si cyo ngo tuziranye n'iki Mutesi twarasenganye akiri umukobwa atarashaka umugabo wa mbere twarasenganye na mama we ndamuzi hari na musaza we nzi se nahakana umuntu kandi nta n'ikibazo ari muzi waje nagira ngo biravugwa ko aba bagore uko ari babiri yaba Asiya nawe wavuze ariko Asiya ya mudamu wa pastor kuri Pastor Nzahuke uretse gato muzanye utero ko uretse ubita Pastor Mutesi hamwe na Asiya n'abantu bafitanye amakimbirane tuvugana kuri social media barimo barabica biracika ko bashaka no kwica n'iki byose ni ibintu biri guhitana reka maze n'akavideo kabo none tukaganira n'akavideo cyangwa akaudio ibyo ntacyo ishyiramo ibyo ushyiramo byose reka tubikinde none tubyumvishe n'abantu aba bantu ko ari okay niba ari by'abaganira birahagaragara hanze gukina barabisohoye hanze ntabwo ari byo ufite mu ibanga mu gikari ntabwo ari byo mu ibanga niba biri hanze ubikina ariko tarabikina nimba ubwo Pastor umwana inshuti ubu ntabwo ujya gusura Asiya mu ibanga kuki uvuga mu ibanga
gusuramo mu ibanga mwiza nyine uko akunda umuntu ajya gusuramo uretse umbaza se wowe hari undi muntu ufite isura mu ibanga baze kugaragara ujyayo gusubiza ibikorwa mu ibanga ntagana ikibazo ni kimwe ni uko iyo inshuti y'umugabo iyo umugabo agiye na za nshuti zirabura cyangwa se hari izigendana n'umugabo cyangwa se n'umwe muri urwo rugo ariko hari n'iziza bucece ariko ushobora kuba hari aho ujya usura bucece ntabwo upfuye kubibaza gusa hari umuntu urize kuba mu makuru buriya hari aho ujya usura bucece hari umuntu urize kuba mu makuru ngo buriya ngo cyane cyane iyo umugabo yapfushije umugore ikamuvuge gutyo batagira ngo ni hasi turi kuvuga ngo iyo umugabo yapfushije umugore none ngo wa munsi wo kujya gushyingura buriya ngo ahava umugore bazabana mukuye ku irimbi ndateza ko izo ari imvugo z'abantu nyine zihari ngombwa ngo abaje aho ku irimbi ni ngombwa ngo ahita abonamo uwo akunze ntashobora kuzatwara bahita mutana yihise ibyo ni ukudukabiriza abagore ko abantu ugiye kudukabiriza no kudufata uko tutari ahubwo n'abagore ko bameze n'ibyo ntazi n'ibindi byose njye nawe bitabayeho turabivuga uko tubyumva ko nta byatubayeho ntibikanatubeho ariko nabyo ni ibikabyo ubwo se abagabo bumva ko tutari abantu babatetse cyangwa bafite ubwenge cyangwa ubuse ntabwo tubona bashaka bamaze imyaka 2, 3, 5 ntabwo tubona se badesida ntibazanashake ari abagabo kandi bakiri n'abatoya aya kwirinde ni kwirinde aya magambo baravuga nenda byumva ariko njye ndifata nk'amagambo yari hakurya i Nyanza hari umugabo wapfuje umugore amezi 8 atangira kurambagiza none se kumva aramaze amezi 4 umva nyina arande urumva yaramutanye uwo munsi none se urumva yamuramugiye yari sawo samuramugiye ariko uri kugira ko aramezi 4 uwo munsi kubera iki kujya tuva kurambagira nabereka gusengera ubereka gusengera hari n'ibyo bari basanzwe banaziranye na mbere yuko uwapfuye apfa hari igihe bari basanzwe banaziranye amaze ubwo tarajyanye kwirimba ntago bajyanye kuko baziranye uwapfuye atari yapfa niba baranajyanye ariko siho bamenyaniye bari baziranye uwapfuye atarapfa urabona cyane reka twiganirire icyo akora Asiya turamushuje kandi tumusabye gukomera no wenda ibintu biri kuvugwa reka tubicine ariko kandi nakomeze kwihangana ko dukurikiye rero tugiye gukina video Pastor Mutesi yivugiye ubwe asaba imbabazi avuga ko atazanasubira kuri social media ndetse na channel y'Itagira Neza TV iri ku isoko ngo akeneye miliyoni 10 reka miliyoni 10 hari ubwo channel yabihembwa miliyoni zingahera 10 se cyo yaba ari nk'imwe nari gushaka abakwisana bakayimwerera akayigura ari nk'imwe ayicu ibyo reka twumve ibyo Pastor Mutesi yavuze pasiteri sinigeze mpuza Asiya n'uriya mugabo sinzi nuko bakundanye sinzi n'igihe bamaze gukundanira cyokora nabimenye byabaye uko niko kuri kwanye ndi kubwira abakunzi ba Pastor Mutesi ndi kubwira abafana ba Pastor Mutesi batazi ibi bintu byari kuko iyi ni propaganda yakozwe ngiyi Bibiliya sinzi umuntu wasohoye ariya majwi nanayasohora sinzi icyo yari agamije ndashaka kubabwira ko ngiye gusezera YouTube kubera impamvu z'akagambane gahari impamvu z'urugomo n'ubugome biri muri aba bantu ndayisezeye izi message nazisoma ariko namara kuzisoma mumenye ko isaha n'isaha uyu muntu ashobora kunyica nkuko yabimbwiye ariko wenda n'ibicyo yamoraga ariko ndi kuri YouTube nimpava wenda ntabazaba kinyishe kuko yabimbwiye ngo ahantu ashaka kuzashyira yari kumbwira ngo wandayawe wambwakazi we ndaje vuba nkwanikirize nubwo wigize indaya y'abasirikare ngo urakanga njyewe wapi ndaje nkwanike ndamusubiza ngo toka shitani mu izina rya Yesu nunyanika Imana izanyanura wowe nakumennye umutwe niba mwanumvisha marikode ndi kuvuga ngo nakumennye umutwe wanzoka we n'uyu muntu twabivuganaga ntabwo yari Bosque Mpaye arambwira ngo ubwo bodiyo bwawe unyita inzoka ngo wamennye umutwe umenye ko utazawumena n'abanjye bakwegereye ahubwo itegure tukumene tukwereke ari twebwe
wandaya we mbaya yirirwa igenda kuri Pastor Korode ambwira ngo ndakubwiye ngo nutava kuri Pastor Korode Bosiko Impaya Zekiyeli Mugwiza na nibishaka umuhanuzi uziza ko avuga uburaya bwawe n'abo basirikare. Narumvise ko wabareze mu nkiko ariko nibagira icyo baba nzagusuzanya n'abo bana bawe mbashyire aho abandi banyarwanda bari. Kuri Nitujaga turekera ahangaha numva ko ibintu biri urupfu, ibintu birimo gutukana, ibintu birimo guharabikana, bakanyeganyega koko. Ibyo nibwo mbyumvise bwa mbere. Tekereza n'abapasiteri bahanganye, tekereza abadamu b'abapasiteri bahanganye, se wabwirwaga uwamuzi uwo ni Mutesi wavugaga ibyo. Iri Mutesi ahubwo yari ari kubwira ndi ntumvise abagira ikiganiro yakoraga n'iyicano aho ngabo. Ari kwicano yegira neza. Iyo niyegira neza. Iri kugurishwa ahubwo. Ni iri kugurishwa. Niyavugiye ibyo. Gira neza TV. Niyavugiye. Niyo iryo jwi niho riri. Yes. Iri Pastor Mutesi aseze nayo tubicano niyo uwanditse ibyo ntabwo ari kumuvuga. Hari ijwi rye, hari na comment asomye, message asomye. Ariko zo ntabwo yavuze uwazimubwiye. Uyu muja kumwica niwe tavuze. Ntabwo yamuvuze. Uwazimwandikiye nyine. Naruriye no kumuvugana. Ibyo avuze birahagije. Ariko buri wakinaza akayisoza yamwumva. Ayakihorera birahagije. Buriya rero Abanyarwanda ni abahanga cyane, abantu bavuze ngo akarenza umuntu bakabishyira mu mugabo, abandi bakaririmba ngo ujye wihutira kumva ariko utinde kuvuga. none bageza witana inzoka, bageza witana indaya, witana abantu b'abapasiteri biza kuri YouTube gute ahubwo marifashe sinongere kubivuga. Ndavuga icyo numva, ndavuga ikindi ariko byo bintu byari. Urakoze cyane nk'umuntu wumvishe iyi audio. Birashoboka hari abantu bagira impano yo kwihanganisha abantu. Ni iki wabwira Pastor Mutesi ubutumwa? Icyo kumubwira si cyo cy'ingenzi cyane, kuko hari ikindi gihe nigeze no kumwandikirana message, turandikirana, tujya twandikirana n'undi message. No muri iyi minsi nakoze impanuka Mutesi yarantegeye ariko icyo namubwira, naramuka bishoboye agasezera nk'uko avuze, bizamubera byiza. Nicyo namubwira. Ariko nawe bishobora kuvuga kuri YouTube, ubu kuri social media Pastor Mutesi yabishobora atabishobora, urufunguzo niwe urufite, njye ndashingira ku byo yivugiye. Wowe urambaza uti wamubwira iki? Ntabwo nanjye nshaka kujya muri byinshi koko, ariko Pastor Mutesi Dacienne mukobwa wanjye twabanye, twasenganye Beteli kuva 99 muri 2000, tugasenga na Kamashashi, turaziranye. Wenda uri bwumve bimvuze cyangwa undi muntu ubizi arabikubwira. Urabizi twarasenganye, hari ahantu wayoboye itorero risengera muri Eto, wantumiye inshuro 2 mu ivuga butumwa tugaterana neza rwose. Nuramuka ubishoboye ukava kuri YouTube ngo kuvuze kuri iyi mihanda ukavaho, nicyo nakubwira. Umuvandimwe arambaje ngo niki nakubwira. Mushumba Pastor Mutesi, bikomeze rwose usezere nk'uko bivuze. Nubishobora bizakubera byiza, kuko bigereye ubu nyuma y'icyaje bivuga byose bishi. Kuri izo message wisomeye, umuntu yakwandika kuko ntiwazihimbye, ntiwaziyandikiye, urazifite, urazisomye, turazumvise. Nubishobora Imana igushyigikira ubishobore, ibi byitwa imihanda cyangwa YouTube channel cyangwa social media ubiveho. Imana izaguha ibindi ukora, Imana izaguha urundi ruvugiro, ifite imvugiro nyinshi. Niyo izatangirira urumbaje ikibazo, icyo nabwira Mutesi nuko koko yabikomeza, Imana ikamufasha. Cyakora uko mubona no gusezera bizamugora. Uzajya yumva yasigutse yavuze nanone, kandi nuravuga bisegera abo Pastor Mutesi yava kuri media. Yaba byagukundiraga ariko buriya byanzuye ubwo yabivuze akabitangariza ku isi, nuko yanapfukamye arahirimbira kwisi ubwo abivuze arabikora. Ubwo Imana ibushyigikire, abishobore, abiveho. Niba bigize ku rwego abantu babwira n'amagambo kubera bintavuze, amagambo akomeye, ndikumva harimo n'ibyagira n'inzego zibijyamo, zibishinzwe kwitana abantu inzoka. ntabwo ntashaka kubijyamo, yamuna nawe ukabyara muri ibi bihe. ave rekeraho gihorere. Kandi mbwire Mutesi nk'uko umbwiye, kandi namubwiye nawe n'umuntu uzamubwire ko ari nicyo itekerezo singimuhaye.
niwe mwanzuro yafashe, ahubwo Imana nimushyigikire muri uwo mwanzuro, utuze ujye mu rusengero uvugiremo, usenge, wigishe, ubwirize, utahe. Ariko iyi mihanda yatangiye ntabwo ari ukunyerera, none ubu ntabwo ari ikiruta kunyerera ni iki? Ikintu kihari no kunyerera yacitswemo impamvu. Nicyo namubwira, ikibazo wambajije nicyo namubwira. Urakoze cyane, reka twende kumutindaho. Pastor Mutesi ni umuntu uzwi muri social media, ariko kandi reka aryohera abayutubazi cyane kumuvugaho biroroshye, nimba ari ijwi rye, nimba ari izina rye, yaba yamaryoheraga ariko banamukunda. None se ubwo wandika izo message wese so kuri YouTube biri gusa umuntu umuzi ufite ibyo bavuganaga, yabaryoheraga niba abinjiriza n'amaviews hazara bagira n'amacano yafatishije, ntago ari nk'iyanjye nani yenda zitaramenyekana hari, ubwo wenda nabinjiriza koko n'amavi baba banamukunze se byibuze, nibura babyibuka ko abinjiriza ngo banamukunde, bareke kuma izo comment ama message y'ibitutsi byibuze. Ibaza ariko niba koko wenda atuma abantu bareba wenda bakana views, ariko banyira amacano aho kumukunda bakamubwira amagambo nkayo, akina byari ibintu binakabisha. Izo mvugo ziraremereye, ntabwo ari imvugo zikwiye, nuko cyakora Imana ishyuye ko yahishe uwazimubwiye, waramuzi abigumane gutya. Izo mvugo zirakabije, ntabwo ari imvugo y'umuntu. Reka tugaruke kuri Asiya. Biravugwa ko agiye gushaka umudiaspora. Aya makuru wowe yazi? Ahubwo kagira inkuru urayazi wowe. Kandi ngo Pastor Mutesi abavuga ngo niba mumurangi umudiaspora ni ibise byandagaye ejo cyane ibindi bishyashya nagira ngo ibingibi. Ariko ubundi abantu bazanasobanurire ngo umudiaspora ni muntu ki. Nahise uyu bavugaga n'umuntu n'umva bavuga ngo yaje ngo ari n'umuntu nuwa igihe cyisha bari ino, ikindi akaba si umudiaspora ni muntu ki. Ubu numvise ngo nava ngo ari Pastor TV, nta ujya kuri YouTube wese yarabyumvise. Ese bira ko mbona ngiye nkurikiye n'imvugo numvise ariko zabo hari amaudio yakiniwe kuri channel y'Ikaze TV hari ngo kuvuga ibintu nawe bikwera byiza tagira ungenda nakundi ko ndumva hari audio ziri zakiniwe kuri Ikaze TV Asiya wavuze avugana n'uwo Pastor TV, umvaga ryo kubana. Ntabwo ngiye mbona ko byari ibintu bifite ingufu cyangwa biremereye, niba ari n'ibyari hagati yabo wenda bafitanye urukundo, ariko ngiye nkurikije audio numvishe ya Steven na Asiya bavugana, ngiye ntabwo mbona ko kubana kwabo kwari ikintu gifatika gifite ireme. Kinsi nayo twebwe wenda dufata ibintu tukabiha imbaraga mu mivugire yacu, abantu yitumbisha no mbona hari igihe abuko umuntu yafashe title ya kwisa ukagira ngo n'ibindi bifatika bikomeye, ariko ngiye nkurikije iyi mvugo numvise zabo bavugana bombi, nkibona nta n'umubano ufatika wari uhari, nta determination bari bafite, nta mwanzuro, nta gahunda bari bagafashe. Cyakora baravuganye, baricaranye se, baraganiriye se, barabivuganye se. Ariko impamvu nayo nikanze nuko hari ikindi gihe nize kwitaba telefone, kuko maze gusubiza abantu bambaza ku bya Asiya nk'inshuro 3 cyangwa 4, bakabaharuze kwigurira ngo koko ngo hari umunyamerika ugiye kumujyana. Hari n'abari bigize kumbaza ngo ese ko ngo yaramujyanye, hari n'ibize kumbaza ngo ko se koko ngo yataye abana. Ariko rero hari nabo kandi ngo abo bose bavuga ubabajije aho atuye basanga nta n'umwe uhazi, naho atuye ushobora gusanga ntawe uhazi. Kandi nyamara ikigutangaza ubu bikuntu ari umudamu witurije, uri kumwe n'umuryango we, uri kumwe n'abana be, umudamu utavuga menshi, ucishije make, wiyubashye ukuntu. Ariko abantu bavuze ibyo bitabye telefone nk'inshuro 3 cyangwa 4 wese akamaza, ariko ko tuzi ko ari inshuti n'inzahuke tubwire kuko yaragiye. Ese wamenye ko yagiye ngo yaragiye ngo umuzungu aramujyanye, kandi ubwo bakabimbwira wenda mu kanya Asiya twanavuganye cyangwa twanabonanye. Ibyo rero byese undi nta byo birasi simbona ko hari umubano biriya. Icyakora mbubona ko baravuganye, baraganiriye, barashyikiranye, ariko nge simbona ko harimo umubano. Akora ko inshuti y'umuryango urumva ntabwo se yaje kinaguhisha nk'umuntu wa inshuti y'umuryango. Wowe wawe bizutiho ibiki ibyo byose. Asiya nta kintu yampisha se kuryo yambwira n'ibyo bateganya kubana. Inshuti y'umuryango se bisobanuye ubwo umuntu ubwawe ko turi inshuti, imigambi yawe ndayizi, ibyo wese ntabwo turi inshuti y'umuryango wa Madamu Waranzi, umwana w'itudani kumwe kuba inshuti n'umuryango ntabwo bisobanura kwinjira mu buzima bwabo. Kandi ikindi uyu mumama tutagomba no kuvugaho byinshi nawe
ndababariye abantu bari kumusongera biri bikomeye biracyahari kandi baracyavirirana imyaka 2 ntabwo irashyika ntabwo bivuga ko ibyo se nabimenya mu buryo kugira ngo menye ngo afite gahunda yo kubana na naka icyambere sinabimubaza ibyo si ibindeba niba we yabimbwira gusa simbizi ni inshuti n'ubu tubavugana gakeya tuvugana n'ibyo yavuze ngo naba namusuye mu ibanga sinamusuye mu ibanga namusuye ku mugaragaro nta nduzi bikorwa mu ibanga rubaho n'ubu namusura nawe uzamusure n'undi wese azamusure izo sura zawe se mukibanga ahubwo nitubabwire mu telefone tubaze igihe azari tuzamusura tugende tuganire n'umubyeyi uganira rwose iyo muri araganira tubona ko mu nzira batuje ariko kugira aganira umuntu rwose uganira kandi ucishije make ariko ikibazo mubaje aragusubiza ntabwo ari byo kubana bavuga ngo cyambere sinabimubaza keretse aho bimbwiye kandi niza ko yabimbwira aho uko ubona ko ari ngombwa ibyo numvise nanjye nibyo bivugwa ama video baraza nawe uducyo agira amanota cyane nko gusonga umuntu ugire ko nabibona Imana ishimwe ko ndafite umutima ukomeye wenda bitamwangiza akora ibintu ntabwo bari byiza bisa no kumufatanya n'ibikomere kajya kwita ibi byose ukazana n'ibyo twavuga nyine hase bose abantu batagira amatiti ya pastor ntabwo bazi no kuyubahisha tuvuye kuri nawe nawe bavuga ngo ni Steven nawe ni Pastor Steven ubuse uriya wavuze ngo aya majwi ntazo washyize hanze ubundi yakabaye amuzi uwo yashyize hanze n'uwo bayavuganye ese bayavuganye ntamuzi kurumvara ntagaze umva kubwira washyize hanze mu kwibutsa uganiriye kuri Asiya mukavugana biriya niyo wasohare ama audio ayaha abantu ashaka ku mpamvu ze ahubwo impamvu yashyize hanze wenda niyo utahita umenya ariko nayo wice buriya wayimenya mu bintu mwaganiraga mu bintu mwavuganaga aho mwashwanye aho mwasetse aho mwiyunze byatuma umenya impamvu yashyize hanze cyangwa se n'ubundi urayizi muri make cyambaje kuri Asiya icyo cyo naguze Asiya rwose n'abajyaga bimbaza iyo abanagiraga amahirwe iki kiganiro kikumva n'abajya babimbaza nta muntu wamujyanye nta muzungu yasanze nta mujaspuru uhari nta n'abana yataye Asiya tuye hejuru ya kaje vuba uzamuke mu gahanda kari hino uturutse Kigali ugiye kwinjira mu santere kaje vuba ukazamuka hejuru zanamusura hejuru no watuye araharari mu bana be ameze neza arakomeye arasenga Imana arashima Imana kandi birebye ubona ari kumwe n'Imana mu buryo bugaragara icyo nakubwira urakoze cyane iyo dukuriye amakuru y'aba badamu ko ari babiri tukakurikirana no bita Pastor Claude tukakurikirana no bita nibishaka Theogene aba ni abantu bahitinze kuri social media nta utabazi ariko iyo dukurikiye Claude avuga neza ko yarazi neza amakuru yo munyamerika washaka gutwara Asiya afite n'amarekoda simba twayakina ariko kandi numva atera ngombwa ntabwo ari ngombwa ariko kandi aba bantu yarakimwe bihagije none nk'umuntu uvugana na Asiya n'ibi bintu biri kumuvugwaho n'iki byose ndabizi neza ko uri umujyanama mwiza kuvuza uti ndamutse ari umuntu mfite uburyo ki Pastor Mutesi yanyumva yacika kuri social media gaho inama nanone ugira Asiya buri kumuvugwaho ega uriya rero muvandimwe nuko bose turi kuvuga banatwihanganirira ntabwo twabaseseje nta kibi twavuze biravuga ariko buriya natwe nanjye nawe buriya hari ibyo tuvuga urabyemera kuko ngo uwanze kuvugwa yaheze mu ndanyi uriya n'igihe umuntu avugwa ariko abantu bakaba bari kumwamamaza ubwo no gutuma yandika izina pe kuvugwa natwe kuvuga ngo namugiriye inama we ntabwo namubwira ngo acike kuri YouTube kuko ntagaragaraho cyane we nta n'impamvu yanayivaho icyakora namuririmbira ka karimbo nakubwiye uzumvisha amatwi